Umunsi Mpuzamahanga w'abagore ni umunsi mukuru wizihizwa buri mwaka nk'umwe mu minsi ikomeye mu rugamba rwo guharanira uburenganzira bw'abagore. Uyu munsi wibanda ku bibazo by'uburinganire bw'abagore n'abagabo, uburenganzira bwo kuboneza urubyaro ndetse no kwihohoterwa rikorerwa abagore. Uyu munsi waturutse muri muvoma y'abakozi muri Afurika y'Amajyaruguru no mu Burayi mu ntangiriro y'ikinyejana cya 20. Watewe imbere n'ihuriro mpuzamahanga ry'abagore baharanira uburenganzira bwo gutora. Umunsi wa tariki ya 8 Werurwe wemejwe nk'umunsi mpuzamahanga w'abagore na Vladimir Lenin. Abasirikare b'abagore bo muri Peru, Misiri, Ubuhinde n'ibindi bihugu bizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore. Inkomoko y'uyu munsi yatangiriye ku gikorwa cyiswe Women's Day cyateguwe n'ishyaka rya gisosiyalisiti muri Amerika i New York ku ya 28 Gashyantare 1909. Icyo gikorwa cyahaye igitekerezo intumwa z'Abadage mu nama mpuzamahanga y'abagore b'abasosiyalisiti yabereye i Copenhagen mu 1910, aho basabye ko hakwiye kubaho umunsi wihariye w'abagore wizihizwa buri mwaka nubwo nta tariki yihariye yari yemejwe. Mu mwaka wakurikiyeho habaye imyigaragambyo n'ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore mu Burayi. Vladimir Lenin yemeje ku mugaragaro ko tariki ya 8 Werurwe ari umunsi mpuzamahanga w'abagore mu 1922 mu rwego rwo rw'icyubahiro uruhare rw'abagore muri revolusiyo y'Uburusiya yo mu 1917. Nyuma yaho uyu munsi watangiye kwizihizwa n'abasosiyalisite ndetse no mu bihugu bya gisosiyalisite. Uyu munsi waje kuba umunsi mukuru wizihizwa ku rwego rw'isi nyuma y'uko umuryango w'abibumbye ONU wemeje kuwushyigikira no kuwuteza imbere mu 1977. Umunsi mpuzamahanga w'abagore ni umunsi w'ikiruhuko mu bihugu bimwe na bimwe. ONU iwizihiza buri mwaka hashingiwe ku nsanganyamatsiko runaka ijyanye n'uburenganzira bw'abagore. Uyu munsi kandi ni umunsi wo gushimira ibyo abagore bose bagezeho, harimo n'abagore bafite ubumuga. Ni n'umunsi wo gukangurira uburinganire no gusaba impinduka nziza. Ni gute twafasha abagore bafite ubumuga ku munsi mpuzamahanga w'abagore? Kwagura ubumenyi, gukuraho inzitizi, guhindura imyumvire, kurema ibidukikije birimo bose. Mu bibazo abagore bafite ubumuga bahura nabyo harimo ivangura, kutagira icyizere. Kuri uyu munsi rero ni umunsi wo kwibukiranya icyo twakora ngo tufatanye nabo kwizihiza kandi nabo bakumva ko bitaweho. Icya mbere ni uko bashimira ibyo bagezeho mu mbaraga zabo, kubashyigikira mu rugendo rwo kurwanya inzitizi bahura nazo, kubateza imbere, kubatera inkunga kugira ngo bagire uruhare mu buyobozi no mu zindi nzego, no guhimbaza imyemerere yabo yihariye n'ubunararibonye bwabo.